Blog Talk Radio. Tatu ubararenga magana abantu ku mirenge bashakiwe amazina uramanuka urambuka kwirirwa byo biragurwa Saha turi hafi no gusubira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, maze igihugu bajyaga batubwira ababyeyi bacu ngo ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Ubu ntabwo bishidikanya, ndabyizeye ko turi hafi no gutaha tugasubira muri icyo gihugu cyacu cy'amata n'ubuki. Nagira mbabwire rero ko ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kigizwe na parti ebyiri. Iya mbere turi kumwe n'umubyeyi, umumama. Tumva mutamenyereye ko tuba turi kumwe n'abamama baba baza bakatubwira ibibazo bahura nabyo. Turi kumwe n'umubyeyi w'umumama uri muri iyo ka y'impunzi. Uwo mubyeyi akaba yitwa
Uwayezu Sara. Ese Sara waba unyumva? Sara waba unyumva? Ushobora kuba uri kuri mute? Kuraho mute. Uwayezu Sara waba unyumva? Mushobora kuba muri kuri mute. Halo? Yego. Muranyumva? Yego, ndakumva noneho. Murakoze. Ndagira ngo nkwakire muri studio za Radio Iteme, ngusabe noneho unasuhuze abanyarwanda, unabibwira uburiwe. Murakoze. Murakoze cyane Tabitha. Ndashima cyane kandi ndasuhuza abakurikira iki kiganiro bose. Kandi ndashima kuko ntago bisanzwe ko abantu bari hanze y'inkambi bita ku bibazo by'impunzi z'abanyarwanda cyangwa bita kumenya uko babayeho. Nanjye ngerageje kuba bibwira nitwa Sara Uwayezu nk'uko wabivuze. Ndi umumama w'umunyarwandakazi wahungiye muri Uganda. Maze imyaka 12 muri ubu buhungiro. Ndi umubyeyi waje muri Uganda afite abana 4. Bariga 3 muri bo bariga, n'undi ntiyashoboye kwiga kubera ibibazo by'amasomo, kubera ibibazo by'imyigire hano n'amikoro. Nk'abandi umuntu n'ukuri uhangayikishijwe n'imyigire y'abana b'abanyarwanda kuko ubona harimo impungenge nyinshi. Ni naho nashakaga kugera rwose. Bushize hari abavandimwe baje kuri radio barabitubwira ibibazo muhura nabyo, ibibazo uburezi aho ngaho muri ka buhura nabwo. None Sara nagira ngo nkubaze, ese muri make watubwira ibibazo mu burezi muhura nabyo bimeze bite? Abana aho ngaho biga bate? Ibibazo bihari ni ibihe? Nk'umubyeyi w'umumama bwira abanyarwanda. Murakoze. Ibibazo biri mu burezi yenda dushobora kugerageza kubishyiramo nk'ibice 4. Hari igice cya mbere twavuga ko ari ikibazo cy'amikoro y'imiryango nk'impunzi z'abanyarwanda. Amikoro kugira ngo ababyeyi bashobore kwigisha abana babo kubajyana mu ishuri ni ikibazo gikomeye kuko nk'uko mubizi impunzi kugira ngo zibone uburyo biragoye. Tukaba dufite ingorane, nazita ingorane kuko dufite UNHCR n'imishinga iyifasha, bavuga ko bigisha abana ku busa kandi murabizi ibyo biti by'ubusa ubundi burya nibyo biba bihenda. Ababyeyi mu by'ukuri bitwa officiellement ko UNHCR bafasha kwigisha abana ku busa, ariko mu by'ukuri amashuri y'ubuntu hano ntayo. Usanga bihenze, usanga amashuri ahenze ari primaire, ari secondaire, ugasanga kandi noneho amikoro y'ababyeyi ni makeya kuko ubufasha bwa UN ni buke cyane. Sinzi niba twabivuga ariko ndumva byadufata umwanya gusa. Ubufasha bwabo ni nkaho ntabwo ubufasha muri education, ni ukwishyura abarimu bigisha abana gusa. Ibikoresho, amafaranga y'ishuri yandi, ayo kuyandikisha, ay'ibizame, uniforme, ibitabo byo gusoma, ibitabo by'amasomo n'ibyo kwandikamo notebook, usanga biri kuri charge y'umubyeyi. Ubwo ngubwo ugasanga biragoye kugira ngo biboneke, noneho no kugira ngo tubone facilite zo kugira ngo umwana ashobore kwiga. Uzi ko umwana kugira ngo yige yagombye kuba ari umwana yenda wabonye ibifunguro bikenewe ku munsi, wabonye yenda amazi yo koga, wabonye uburyo n'umwanya wo gukora etude nimugoroba, ariko amikoro yaba y'impunzi ziri hano kugira ngo aboneke ndubone nka lumiere, nka electricité cyangwa solar ni ibintu bihenze cyane, imiryango myinshi ntayifite. Ikindi noneho n'uburyo bwo kugira ngo ugurire abana ibitabo bikenewe biragoye cyane. Nubuvuga ngo bamwe biga ari nka kwa kundi ari ugusurvivinga, benshi bigisha abana kugera mu cyiciro cya mbere cya primaire, iyo birenze bikagera umwana yenda gukora ikizama benshi bavamo. Ikindi kibazo twavuga yuko ari ikibazo imyigire y'abana ku ishuri ryabo. Ku mashuri usanga abana biga mu mashuri arimo abana benshi cyane, usanga nk'ishuri ririmo abana barenga 200, ukibaza mu by'ukuri kugira umwana azagira icyo afata, n'umubyeyi wajya kure by'umwana yize ukabibura kubera ko communication y'ababyeyi n'abana ntiriho. Noneho nuko kuntu kugira ngo bagabanye umubare w'abana mu ishuri, uvuga utiyenda umwana namwohereje mwarimu aramwigisha yamwitayeho, ntibishoboka. Noneho bigakubitiraho n'ikindi kibazo twavuga cy'uburere. Uburere ku ishuri usanga ntabwo ababyeyi twaragowe.
usanga abana anajya ku ishuri aho kugira ngo azane icyo twita uburere araza yaramenye gutukana n'abarimu ibintu ubona mbese nta gukurikirana kwa kundi uvuga uti umwana ushobora kumuha umurongo ngenderwaho gitwa connaissance générale ntabyo bagira kinyabupfura ntacyo usanga abana bo mu nkambi barasize izina ngo ni ba bana bo mu nkambi icyo umwe ubonye umwana ikibazo ngo n'umwana wo mu nkambi kuva ko umwana wo mu nkambi ari wa wundi udashobora gukurikiranwa ngo yigishwe uburere bwiza. ubwo burere buhise utekereza ko buterwa n'iki? ni uko ku ababyeyi nta mikoro ntibabakurikirane, abarimu ntibabitayeho, ni icyo kibitera ahanini? Ahanini ni icyo kibitera, ariko noneho hari n'ikindi kintu cyo kumva yuko abana b'impunzi abenegihugu ba hano nibo babigisha, ni ukuvuga ngo bigishwa n'abaganda gusa, none umuganda agashyiramo imaje y'uko abana b'impunzi ari abantu baba marjino, ababyeyi babo ni abamarjino bibi bahunze ibintu bibi bakoze cyangwa se bahunze imiryango yabo imeze nabi, mbese bagufata nk'umuntu niyo waba uri umuntu ntibakubona nk'umuntu, bakubona kuri nk'impunzi ikiremwa kindi kitari umuntu, sibyo? Bakumva yuko ngo ntibashobora kumenya ubwenge, bishyizemo ko umwana y'impunzi adashobora kumenya ubwenge, kwa kundi ubona impunzi itonze umurongo ngo ifashwe bahita babona ko ari ahantu mu mutwe ntaho uburenganzira ntabwo, gahunda ntayo, bakabafata gutyo n'abana. Ku buryo rero usanga ahanini kwigisha abana ni inkoni, ugasanga abana barakubitwa, ugasanga ababyeyi turababwiye tuti no, ntabwo abana kubigisha inkoni ntabwo yigisha umwana, ahubwo iramuhamura ngo no, ngo abana b'impunzi niko babaye, ntabwo bashobora kumva dayeri, ntabwo bazi ururimi dukoresha, ukumva mbese ni imbogamizi zigoranye cyane. Icyo kintu ukomojeho cy'abana benshi baba bacucitse mu ishuri nk'abana 200 n'ubushize abavandimwe twari kumwe barabitubwiye. Ese ubona hakorwa iki kugira ngo kuki abo bana bagenda bakicucika mu ishuri rimwe ari abana 200? Abana 200 mu ishuri se bakwiga? Ntabwo bishoboka. None hakorwa iki? Ese nkawe umubyeyi w'umumama wumva kugira ngo ibyo bibazo byose ubwiye abanyarwanda bikemuke, kuvuga ngo byakemuka burundu ahari birakomeye, byafata n'igihe kirekire, bizajya gukemuka burundu twaratashye nabivuze, kugira ngo bigabanuke byibura ubona hakenewe iki, hakorwa iki? Buriya kugira ngo bigabanuke hari uburyo, hariho ujya kubona yenda ugasanga nko mu duce tumwe na tumwe hari abantu bishyira hamwe bagakorera utundi duklase ku ruhande, bakaba bashobora kuba bagira ibyumba by'amashuri bindi cyangwa se bakagira klase zishobora kwakira abana, kuko mu by'ukuri hano kugira ngo ufashe kuvuga ngo wenda biboneke biba ari amashuri yitwa ngo ni aya UN na leta, kugira ngo bongere ibyumba by'amashuri biba ari intambara, ntabwo baba babyitayeho. Ariko nabonye nko mu zindi kominote nk'iz'abasomali, nk'iz'abarundi, bariyoruganiza bagakora, bagashyiraho amashuri asa n'aho ari pirive, noneho ababyeyi bakaba nubwo bakwigishwa n'abaganda ariko bakavangamo n'abandi barimu bo muri kominote zabo, kuko ni nabo baba bazi umuco w'abana, nibo baba bazi ibibazo byabo. Noneho ugasanga bagasaba gukora ikizami muri cya kigo cya leta, ntabwo babangira birakunda, kuko aho ngaho iyo urebye usanga amashuri nk'aya babaye ubona bameze neza, ushobora gukora suivi, ushobora gushyiramo abana ushoboye gujera, kuko mu by'ukuri abana 200 300 ntibambwira ko umwarimu abamenya. Icyo kibazo cy'abarimu turakigarukaho mu mwanya, ariko nkasaba ngo namwe babyeyi bandi muri kutwumva bari muri za ka, nimuhaguruke mugerageze gukurikirana abana banyu, ni abanyu, mubahe uburere, mugerageze mwihagarareho. Ese mwari muzi ko n'inaha muri ibi bihugu turimo, iyo abarimu babona wowe mubyeyi udashyiramo effort yo gukurikirana umwana wawe ngo ugende ujye ku ishuri ubereke yuko ushaka, ushyize imbaraga mu burere bw'umwana wawe, barabisuzugura umwana ugasanga baramutereranye ari hariya, ntabwo umwitayeho. Rero iyo umwarimu abonye ko umubyeyi yahagurutse akurikirana umwana we, nabo babishyiramo imbaraga, cyane cyane twe turi no mu bihugu bitinya kuba baregwa, bigendera ku mategeko cyane. Iyo babonye umubyeyi yakurikirana umwana we buri gihe, kenshi usanga nabo bamwubaha, bubaha umwana, ugasanga baraguha raporo. Namwe babyeyi rero shireho akanyu, mumenye ko muri impunzi nyine ntawe ubitayeho,
umva baba batekereza bati bafite ibibazo ntaho bafite bajya, ariko nimubereke yuko abana mufite namwe aho mwanarega. Ese kuki mutarega abantu babyuzingira abana badashaka guha uburere nk'ubwo baha abandi bana? Babyeyi nimushyireho akanyu. Urakoze cyane ndagira ngo ngushimire cyane, ariko noneho ndagusabye ngo nkawe w'umubyeyi w'umumama, haguruka noneho, hagurukira icyo kibazo, ukurikirana abana, abo bana banyu bari muri ka y'impunzi, nimwedikane. Hari nk'abamama baba batarize, ndabizi baba badafite nosiyo y'uburyo bakurikirana abana babo. Nimufashanye, ni icyo abantu baberaho, nimufashanye, mwungurane ibitekerezo. Dukora iki kugira ngo tugarure abana bacu mu nzira? Abo bana bumva baba barataye umurongo, babaye badashaka kubaha ababyeyi, batukana kugira ngo bige, bakaza batuka ababyeyi bagira bate. Nimuhaguruke, mushyireho igitsure, mwe mushyiremo n'abagabo. Kera mu kinyarwanda baravugaga ngo umwana ni uw'umurenge, umwana ni uwa village, uw'umurenge ntabwo ari umubyeyi umwe. Ubwo rero nkaba navuga nti nyabuneka nimushyiremo imbaraga, ariko nkahamagarira n'abandi bari kutwumva, abanyarwanda abanyarwandakazi, ese wowe wakora iki kugira ngo ufashe aba bana? Yewe ndi umuntu w'abana cyane, nkunda gukurikirana ibibazo by'abana, ni nabyo nkoramo. Niyo mpamvu rero mba numva umwana wari umwana, niba n'ababyeyi nk'uko bababwira bati mwebwe muri abantu mwakoze ibibi, ariko uriya mwana ni innocent, akeneye uburere bwiza, akeneye ubuzima bwiza. None turangiza, mbere ko iyi parti ya mbere tuyirangiza, Sara, naguha umwanya kugira ngo niba hari icyo waba wibagiwe kubwira abanyarwanda. Ese noneho ubwira nk'abantu, hari abantu hanze aha bafite imitima yo kuba bafasha, yo kuba bahaguruka bagashyira imbaraga hamwe, bakagira icyo bafasha abana bacu bari aho mu maka, bafite ibyo bibazo byose utubwiye. Ese wumva wababwira iki? Murakoze cyane Tabitha. Ni ukuri nanjye ndi umuntu uhangayikishijwe n'uburezi bw'abana, kandi harimo n'ababyeyi bagiye bahangayitse gusa ubona yuko ababyeyi bikeneye nyine kubakangura, bakeneye ikangura runaka kugira ngo bumve uburenganzira bwabo. Ariko noneho hari n'uburyo tuba dukeneye, nka hano mu nkambi urabona mikoro abagoye, akenshi iyo umuntu ari umukene n'abandi bamuboneraho. Nasabaga yenda ko abandi banyarwanda aho bari mu nkambi, bari mu bindi bihugu, ko bakwibuka ko uburere bw'abana ni uburere bw'igihugu kizaza. Abana bacu bari mu nkambi nibo gihugu cy'ejo kizaza. Buri wese ushobora kuba yumva hari icyo yateraho inkunga, yatera inkunga kuri iyo mobilisation na support y'uburezi bw'abana. Icyo mbanza gushima ni uko nabanza gushimira wowe intambwe wagize ya mbere yo gutanga ubufasha ku bana, kuko twari dufite abana bagiye gusubira ku ishuri muri P7, bari bafite ibibazo byo gusubira mu ishuri, bakaba barabonye inkunga waboherereje y'ibikoresho by'ishuri. Bashimye cyane, ntabwo nihanganiye kuza kuvugana nawe jyenyine tutari kumwe nabo, ngo nabo bamwe muri bo bamushimire mu mwanya wanjye. Numvire ko wazanye abana barahari, barishimye cyane, baravuga ati ni ukuri ntabwo twarekera aho tudashimye. Niba waduha akanya ukatwemerana guha bamwe muri bo bakakubwira uko babyumva. Cyane rwose, abana rwose urakoze cyane. Yego, namwe mwarakoze cyane. Imana izakomeza ikongerere kandi gutere inkunga nawe kugira ngo ushobore gukomeza gufasha abana b'abanyarwanda. Urakoze cyane, urakoze. Reka nguhe bano bana bakwibwire. Murakoze. Alo, uraho? Ndaho. Uvuga ikinyarwanda neza? Yego. Witwa nde? Anita Utuje Gloria. Ufite imyaka ingahe? Imyaka 15. Imyaka 15. Uri mu mwaka wa kangahe? Turi mu mwaka wa 7. Mu mwaka wa 7. Ni ukuvuga ko ugiye kujya muri high school? Yego. Cyangwa uracyafite undi mwaka umwe wa primaire? Ni high school? None se Gloria, urakoze cyane kuza kuri Radio Iteme. Iyi radio se wari usanzwe uyumva?
oya ntabwo yumva none se Gloria watubwira ibibazo nkawe uba muri iyo ka y'impunzi ku mashuri watubwira muri make ibibazo nk'abana muhura nabyo? ibibazo duhura nabyo ku ishuri usanga biba bitugoye kubona ibikoresho by'ishuri, school fees biba bigoye ababyeyi kuzibona, n'amayinifomu kuko zirahenze. usanga n'abarimu nyine biba bibagoye kudukontorora kuko tuba turi abana benshi muri class. Kumenya umwana winjiye n'usohotse, ntibajye badufasha ngo bamenye abana nyine muri class baje kwiga ni bangahe. Kirane abana bo mu ishuri nyine wakurikiye mu ishuri n'abitse akabareka bakigendera bakajya mu byabo. wasanga bahaye n'amahomework mu rugo, ugasanga umwana ahuye n'ikibazo, bamwe usanga badafite electricité mu rugo, biba bibagoye nyine nimugoroba bavuye ku ishuri. Ntimushobore gukora izo za homework baba babahaye. Yego. None se yego komeza. N'ikintu usanga biba bibagoye nyine nk'umwana mu gitondo agiye ku ishuri aba akeneye amazi yo gukaraba, usanga biba bimugoye kuyabona, akabanza kujya gushakisha amazi, bikamugora nyine kuri robine agasanga hariyo nk'umurongo muremure, kuyabona biramugoye, kujya ku ishuri agakerererwa, usanga nk'umwarimu aramutoteza, amusohoye muri class aramwirukanye, bikamubera ikibazo nyine agasiba lesson. Ni agahinda ntacyo umuntu yabona yavuga. None se Gloria nkawe iyo ubitekereje wumva nk'abanyarwanda uriho ubwira abantu bakumva ni benshi cyangwa se abazakumva ni benshi, wumva wababwira uti wumva wakwifuza iki, hakorwa iki kugira ngo ubuzima bwanyu bube bwiza kurushaho? Wasaba iki abanyarwanda? Nakifuje ko bishobotse nko ku ishuri nyine tukabona abarimu b'abanyarwanda batwigisha nyine tugakurikira mu ishuri neza, kuko abarimu b'abanyagihugu batwigisha ubona batatwitayeho, ngo turi impunzi ugasanga baradutoteza, ntibitaye nyine kugira icyo tugeraho. Nakifuje wenda ko twabona abarimu b'abanyarwanda batwigisha tugakurikira neza mu ishuri. Nabyumvise, urakoze cyane Gloria. Hari aka gift nohereje, hari icyo waba warabonyeho? Yego, turabashimira cyane. Yego, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ubwo nizere ko rwose banyarwandakazi mwumva amarira y'abana, ababyeyi bari muri za ka, mugira umutima wo gufasha, nimuhaguruke. n'iki Imana yadushigarije ngo dufashe, ubishoboye afashe utabishoboye. Gloria urakoze. Bambwiye ko hari bagenzi bawe muri kumwe, sinzi niba hari ikindi washaka kongeraho mbere ko dutandukana, mbere ko nzana mugenzi wawe. Ntacyo, gusa murakoze cyane Gloria. Ngaho mukomeze mwihangane, mube abagabo, mugerageze mufashanye mu ishuri, mumenye ko mu gihugu kitari icyanyu. Urambwiye uti abarimu b'abanyamahanga ubona batatwitayeho, nimubimenye ko batabitayeho, noneho namwe mugerageze muniyigishe ibyo badashaka, ibyo batabahaye, mugerageze mukore uko mushoboye, mushyire hamwe nk'abana b'abanyarwanda, mushyire hamwe, mufashanye, mubwirane muti dore aba barimu ntabwo bari kudukorera ibi, nimuze tugerageze tubyikorere. Mubwire ababyeyi banyu, mutahe mubwire ababyeyi ibibazo muhura nabyo, mubabwire muti dukeneye ubufasha aha n'aha n'aha n'aha, sibyo? Urakoze cyane. Urakoze namwe. Kandi wige neza, mwige neza. Hari undi mwana bambwiye ko ari batatu.
Halo. Halo? Urinde? Witwa nde? Nitwa Yahaya. Inde? Yahaya. Yahaya. Uraho Yahaya? Ndaho. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 13. 13. Uri mu mwaka wa kangahe? Mu mwaka ndi muri P7, mu mwaka wa nyuma. Umwaka wa nyuma w'amashuri abanza. None se Yahaya, tumaze kuvugana na Gloria tubwiye ibibazo muhura nabyo. Ese hari icyo wakongeraho niba wakurikiye ibintu ibyo yatubwiye? Hari icyo nakongeraho. Yego. Ku ishuri. Iyo tugiye ku ishuri hari abana n'ingero baba batariye, wabagera ku ishuri bagatangira gusinzira muri class, bigatuma umwarimu abakubita cyangwa akabirukana ngo batahe, bakazagaruka hashize nk'icyumweru. Kubera ko baba bashonje. Ni ukubera ko muhira nta byo kurya biba bihari. Ugasanga araburaye. Ariko abanyarwandakazi mwumva ibintu nk'ibi, ntugire impuhwe ko Imana yaba yaraguhereye ikibyo ufite. Yego Yahaya. Ibindi byose urumva ibyo yavuze, urumva mubihuje, ni ukuri nawe urabyumva kimwe na Gloria. Urakoze cyane. Ndagira ngo rero nawe nkubwire nk'ibyo nabwiye Gloria, ngo mukomere, mujye mumenya ko igihugu muri mata ari icyanyu, nubwo tubashimira babahaye ubuhunzi, babahaye aho muba. Ubwo rero nagira ngo mbabwire ngo mukomere, mugerageze ibyo bibazo mujye murwana nabyo. Abana baburaye bamenye yuko atari uko ababyeyi babanga, nuko batabifite, sibyo? Namwe mugerageze rwose mufashanye, namwe n'ababyeyi nabo uzi ko hariya badafite ibyo kurya, abifite basaranganye. Ubwo ndimo ndabwira mama Sara kugira ngo icyo kibazo rwose bazajye bagikurikirana, barebe cyane cyane bite ku bana. Umwana rwose bagerageze ntihagire umwana ujya ku ishuri atariye, niba bishoboka. Sinzi situwasiyo iri aho, ntabwo nyizi, ariko ababyeyi baba babireba. Yahaya rero urakoze cyane, kandi mwasubiye mu mashuri? Nibagiwe kubaza na Gloria. Ntabwo twari twasubiramo. Ntabwo mwari mwasubirayo? Bababwiye muzasubirirayo? Ni kuri 15 z'ukwa 10. Z'ukwa 10 n'ejo bundi. Ubwo rero ndagira ngo mbabwire ngo muzige neza. Urakoze. Kandi mujye mukomera muri ibyo bibazo, nimuhumure bizashira. Ngaho komera. Hari undi? Hello? Yaro? Wewe witwa nde? Amazina yanjye banyita Nirere Anita. Nirere Anita. Ufite imyaka ingahe? Imyaka 14. 14. Nawe uri mu mwaka wa 7? Ego. Kandi mwabana mwe ndabashimira ko muvuga n'ikinyarwanda. Cyashimishije cyane. Turashimira ababyeyi rwose babigisha ururimi. Ni byiza abana bacu bakomeze bavuge ururimi rw'ikinyarwanda, ururimi rwabo, ururimi rwa gakondo. None Anita, ko wumvise ibyo bagenzi bawe bavuze, wakongeraho iki ku bibazo muhura nabyo mu mashuri? Njyewe icyo nakongeraho ni ikibazo cya school fees. Usanga nk'abana bagiye ku ishuri bakabirukana kubera school fees, ugasanga abana baratashe, ababyeyi babirije mu rugo kubera nta school fees baba bafite. Nka nk'ubu mu bihe bya corona, usanga abana ubu ngubu barashatse, bamwe bagiye mu mabodaboda. Amabodaboda ni amaki? Abana batwara moto. Bagiye gutwara moto? Bamwe baranishingiye kubera corona yagumye irakomeza kuko itarangiye.
none nkamwe mwari muri muhira kubera icyo kibazo cya korona byabafekise gute mwahuye n'izihe ngorane kubera icyo kibazo cya korona? ikibazo cya korona nyine ubu ngubu korona yatubujije kujya ku mashuri, tuba turi kwiga ariko korona yarabyanze, ubu ngubu ntabwo twiga. Ntabwo mwiga ariko muri hafi no gusubirayo? Tuzasubirayo ku itariki 15. None se muri migambi ki nyuma y'igihe kirekire mwicaye muhira, mwumva muri migambi ki? ni iyihe migambi mishya mujyanye mu mashuri? urumva biragushimishije ko usubiye ku ishuri? mwari munejejwe no kwicara imuhira gusa mutajya ku ishuri? bimeze gute? Biranshimishije cyane kubera tugiye ku ishuri. None abo bana bagiye muri za bodaboda izo bashobora kuzazivamo se bagasubira mu ishuri? Ntabwo byashoboka. Ntabwo byashoboka? Anita, ndagushimiye cyane. mukomeze mukomere, tuzajya tugerageza tubatera inkunga uko tubishoboye. hari abantu babumva, mwabana mwe n'ibibazo muhura nazo byo n'ibyo bya school fees wambwiye muhura nabyo, n'ibindi bagenzi bawe bavuze, abana bajya mu ishuri batariye, ibyo byose tuzajya tugerageza twese hamwe tubafashe uko dushoboye kose. ariko namwe bana mujye mushyiraho akanyu, mugerageze kuba abana beza, mugerageze korohereza ababyeyi banyu. urumva igihe mubona ko izo school fees zitabonetse, ntimubone yuko ari amakosa y'ababyeyi, sibyo? ngo noneho mwigira ibitangaza mwumve ngo mama papa ntabwo bamboneye amafaranga y'ishuri, nanjye ngiye kwigira ikigomeke, sinongera kumva ibyo ambwira. oya nimugume ku ndangagaciro zanyu nk'abanyarwanda, muba abana beza, mwumvira ababyeyi. aho hari ibibazo mugerageza ahubwo kubiganira n'ababyeyi babishakire umuti, sibyo? Ego. nzajya nkomeza kandi mbavugishe mubimenye uko muri batatu ubu nababonye. mubwire uko ibintu bimeze, mukomeze kumbwira ibikenewe, sibyo? urakoze cyane. ikindi turagushimiye ku nkunga watwohereje, twabonye ibitabo, amakaramu n'ibindi byinshi. warakoze cyane. urakoze cyane gushima, n'uwo ni umuco mwiza. nzanongera, Imana nimpa ubushobozi, sibyo? ariko nzajya mbikora ari uko bambwiye ko muri abana beza ku mashuri. ntimuzicare ngo mwumve ngo abantu bagomba kubafasha gusa. nimutwereke umusaruro mwiza namwe, sibyo? muba abana beza ku mashuri, mugire amanota meza, kandi mugerageze no gufasha abana bagenzi banyu. noneho ubwo natwe bizatuma tuba motivated yo kubafasha, sibyo? ngaho mukomeze mugire umugoroba mwiza. yego, urakoze Anita. nawe urakoze. reka nongere mvugane na Sara. Alo. Sara, ndagushimiye cyane 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 kuba wanzaniye abana, wazaniye abanyarwanda abana bakumva ibibazo abana nabo bahura nabyo, barabyivugiye. ubwo ni ukuri umuntu utagira umutima wo kumva ibibazo abana bahura nabyo, kubona umwana avuga ati school fees, ati zikabura, ati ugasanga ni ibibazo, ati abana bakaba baburaye, akaza ku ishuri atari. ibyo bintu birakomeye. ni ingorane. umwana atariye ngo bakamwirukana mu ishuri, ariko abarimu bari hanze aha nabo nta mitima bagira. umwana arayura kuko arashonje, ntiyariye, azi ko ari umwana w'impunzi, aho kugira ngo arebe icyo yamufasha akamwirukana. uwo ni umutima wa kinyamaswa. ni ukumwirukana cyangwa kumukubita, ubundi bakagaya ababyeyi. uba usanga barimo nyine baducyurira ngo ubundi abantu baba mu nzu y'amashashi bakagira ubwenge, ibintu nk'ibyo nyine byo gutesha abantu agaciro. ariko turabyihanganira kandi twashimye, twabyumvise inama mwatugiriye yo kuba twatekereza natwe resiponsabirite zacu, turi abantu bumva. ubwo ngubwo turashima iyo nkunga y'ibitekerezo. tuzajya dukomeza tugerageze dukangurira abandi babyeyi kumva yuko inshingano kwanza zacu no kuba
kumenya uburenganzira bw'ababyeyi kuri edikasiyo y'abana babo ari icya mbere, kwivugira mbere y'uko umuntu asaba ubuvugizi hanze. Twabyumvise, Imana ibahe umugisha. yego murakoze cyane. Sara ndagushimiye cyane cyane cyane, tuzongera tuvugane kurikirana ibibazo rwose. Ndabigushinze nk'umubyeyi w'umumama, burya nizera ko ababyeyi si ugupfobya abagabo, ariko burya nestima abamama ko iyo wafashe resiponsabilite y'ikintu uragikora. Rero ibyo bintu ndabigushinze, kandi nkaba nsaba ngo umuntu wese uzumva ashaka gufasha abana bari muri ka, mwabyiyumviye, abana barabyivugiye, mama umubyeyi w'umumama yabyivugiye, muzambwire, muzanceho, bahuze n'uyu mubyeyi kugira ngo azadufashirize abana bari muri ka bafite ibibazo rwose. Ubwo rero Sara, niba umpaye uburenganzira, uzancaho ashaka kuba yagira inkunga yatanga, ni wowe nzajya ngukonekita nabo. Hanyuma ubwo nawe rero nihagira abanyarwanda bazagucishaho inkunga kugira ngo ufashe abo bana, ubwo nawe mu bihe biri imbere uzatubwira, utubwire niba hari icyo byaba byaratanze. ubwo nanjye nk'ubwo busa bw'inkunga nakoherereje nzakomeza kugira ngo yagaruka n'ubw'agaciro kanini cyane. yego umuntu nuko yifite, niyo mpamvu mbwira abanyarwanda ni ntabwo bisaba byinshi, ndabizi ko hari abarya bagasigaza bakamena. Nyabuneka wimena, hari ababuraye, hari abana baburaye bari ku mpande nyinshi z'isi, ntabwo ari i Bugande honyine, n'ahandi henshi, za Zambia, za Malawi, za Mozambique. Narabyumvise ko hose hari amakayi y'impunzi kandi bose barababaye. Kire hamwe n'Abanyarwanda dufashanye. Urakoze cyane Sara, ndagushimiye cyane cyane byimazeyo. Ngaho Imana ikurinde, ubwo tuzakomeza dukominike. Yego, amen. murakoze. Murakoze cyane. Nakoze. Mbere ko dutangira rero icyiciro cya kabiri, nasabaga abari muri studio ko badushyiriraho akaririmbo k'urunana, hanyuma tugakomeza. Murakoze. Jean Paul, uranyumva? Ndumva amajwi y'urufaya, ndumva amajwi y'ujugunge, ndumva impundu z'u Rwanda. Yabitwenge bisuri ibintu z'inyamaswa z'asamari, ibidukikije byahimbawe, Rwanda wumvise inkuru nziza. Isi yumvise inkuru
murakoze bantu bo muri studio. Nagira ngo nsabe abo turi kumwe mushyire kuri mute nanone, harimo urusaku. Mushyire kuri mute. Yego, murakoze. Ndagira ngo ntabwo muri kunyumva neza ubanza, ndabasaba ngo mushyire kuri mute. Yego, murakoze. Murakoze cyane. Ndagira ngo mbabwire ko dutangiye icyiciro cya kabiri. Yewe iyo bije mu bana binkora ku mutima. Ndashimira cyane abantu bamwe bamaze kuvuga ko bazafasha, biyemeje kwinjira muri uyu mushinga wo gufasha abana. Hari umuvandimwe ngira ngo nshimire ko yoheje ubutumwa ati muzambwire nanjye ngire uruhare mu gufasha abana bo muri kambi y'impunzi ya Nakivale. Ngiye kumuvuga izina, sinzi niba ntagombye kumuvuga, ariko yitwa Didasi Gasana. Ndagushimira Gasana aho uri hose ko ufite umutima wo gufasha, ufite umutima wa kibyeyi, wakozwe ku mutima n'iki kibazo abana bari mu b'impunzi bahura nacyo. Rero Didasi n'abandi mwese ndabahamagarira rwose guhaguruka mugashyira hamwe icyo waba ufite cyose, yaba ari amadolari 5, yaba ari 10, icyo ufite cyose. Muzanceho, nzabahuza n'uyu mubyeyi wiyemeje gufata mu ntoki ze iki kibazo nkaho ari iki. Mpamagara kuri nimero 226 246 5890. Iyo ni nimero yanjye. Noneho ubwo nanjye naza guhuza n'uyu mubyeyi Sara kugira ngo afashe abana, agerageze gufasha bariya bana n'ibibazo bahura nabyo. Si bariya gusa, nuko ari bariya yashoboye kutuzanira, ni benshi mwabyumvise. Tugeze rero muri parti ya kabiri, turi kumwe n'abandi bavandimwe bari hariya muri iriya kambi. Ubwo nabo baratwibwira, nta nubwo jewe biri ngombwa ko nabibabwira, ariko mbareke baze babibwira. Ese uwa mbere, urite ya mbere yaza kuri radiyo akibwira abanyarwanda. Muve kuri mute. Muranyumva? Nimukureho mute. Murakoze, ndabumvise noneho. Abavandimwe, ninde tuvugana? Ibwira abanyarwanda, urinde, uba hehe? Ikaze. Turabasuhuza cyane. Umuvandimwe Tabitha. Ndakwita umuvandimwe ariko binashoboka kuko ahubwo uri n'umwana wanjye, kuko uwo mvugana uyu nguyu ni umusaza w'imyaka 71. Yego, karibu. Nkaba mfite experience irenga 45 mu burezi. Nkabukura cyane. Nkitwa rero Peter Honest. Naye mazina andi ndumva kubera umutekano wanjye si ngombwa. Yego. Ubwo rero nkaba ndi kumwe n'itimu y'abarimu bari buze kubibwira umwe kuri umwe. Murakoze. Mbere y'ibyo rero mbanze kubashimira nk'umukuru muri bo mu myaka, cyane cyane ku gitekerezo rwose mwagize cyo gutekereza ku bana bacu. Ni ukuvuga ko ari natwe mwanatekerejeho. Yego. Kandi rero icyo gitekerezo rwose tukaba tubashimiye hamwe n'abandi uwo muri kumwe n'abandi muzabigifatanya kugira ngo
muri bino bibazo kuko by'ingutu turimo bishoboka kubonerwa umuti ari abanyarwanda bandi ndetse n'abanyamahanga bandi ndetse cyangwa za organisme zindi birashoboka kuko ni ikibazo cyo kurenganura abana bafite ibibazo ubu ngubu mwaba ku muntu ufite umutima rwose wa kimuntu yakumva nuko rero mbere y'uko mbangiye kubashimira rwose cyane byimazeyo ubu rero tugiye kubahereza n'abandi turi kumwe ubwo igitekerezo cyabo baragenda bakibagezaho murakoze cyane bashimiye. Murakoze cyane Peter, Imana ibaha umugisha. Yego ni mu wa kabiri. Mwiriwe Madame Tabitha. Mwiriwe, karibu kuri Radio Iteme. Murakoze cyane, amazina yanjye ni Rugano Vincent. Nishimiye kuba muri iki kiganiro dutanga ibitekerezo ku byo abana bahura nabyo bari mu nkambi twakita nk'akangaratete. Abana bari mu nkambi rero tuvuze ku banyarwanda ku burezi bwabo bahura n'ingorane zikomeye cyane urebye ziva ku mateka yacu twagiye tunyuramo cyangwa se ku banyarwanda muri rusange, ku babyeyi ku cyasha bagiye badusiga bigatuma n'abana bacu mu mashuri nabwo batabasha gutera imbere kubera amateka yacu. Yego murakoze cyane Rugano Vincent. Murakoze namwe nkaba ngiye kuvuga ubwo ndagira ngo babanze bibwira abantu noneho ubwo tubone tujye mu kiganiro nyirizina. Urakoze Rugano. Hari undi? Yego, halo. Nanjye nitwa Asiya Valentine. Asiya. Nanjye ndumwe karibu kuri Radio Iteme. Ndi umwe mu bagize ikipe y'abarimu bari muri Nakivale, twifuje kuganira ku bibazo by'uburezi mu nkambi ya Nakivale abana bacu bahura nabyo. Murakoze cyane Asiya. Yego ukurikiyeho bambwiye ngo ni ikipe y'abantu bangahe? 7 ahari cyangwa 6? 7. Murakoze. Yego. Nanjye Mahoro Yvonne, nanjye ndi umwe mu bagize Rwamahoro. Rwamahoro. Okay. Nanjye ndi umwe mu bagize iyo team. Yego urakoze cyane Yvonne. Karibu kuri Radio Iteme. Undi? Nanjye nitwa Iradukunda Rusi. Karibu Rusi kuri Radio Iteme. Murakoze cyane, nkaba ndi umwe mu bagize iyi groupe iri hano. Yego murakoze cyane. Undi? Murakoze. Nanjye amazina nitwa Bariyanga Felicien. Nanjye nkaba ndi mu timu y'abarimu bagize iyi kipe turi ko hano. Bamenyesha ibibazo bibangamira abana mu buryo bw'imyigire ndetse no muri sosiyete bisanzwe. Murakoze cyane Felicien. Yego uri uwa nyuma? Hari undi? Ni njyewe wa nyuma. Yego. Amazina yanjye nitwa Irumva Serge. Karibu Irumva. Ndi umwe mu bagize iyi timu y'abarimu 7 turi hano tugiye gufatanya muri kino kiganiro. Yego. Urakoze cyane Serge. Abavandimwe mwese nizere ko muri kunyumva, ndabashimiye cyane kuba mwitabiriye iki kiganiro cyacu. Ndashimira umubyeyi wababanjirije witwa Peter Ernest, yavuze ati nijye mukuru muri bo, mbese ni umubyeyi wanyu, murahirwa kuba mufite uwo mupapa, kuko ababyeyi bakuru bagira abana inama ntabwo bakiriho si benshi muri sosiyete nyarwanda. Ubwo rero uwo mubyeyi mumubungabunge, mumufate nk'amata y'abashyitsi mwese. Ndamushimiye cyane rero. None bavandimwe, hari ibibazo mu burezi, hari ibibazo mu bana banyu
aribo bacu bari aho muri ka y'impunzi. Niba numvise neza mwatubwiye ko mwese muri abarimu, niba ntibeshye, kuri iyi gurupe y'abantu 7 mwese muri abarimu kandi mwese muba muri iyo ka ya Nakivale. Ndabeshya? Ni ukuri? Nibyo. None se bavandimwe, ko mwize uburezi, mwize mufite impamyabushobozi muri education mu bwarimu, tukaba twamaze kumva ko hari ibibazo bikomeye ndetse bikomeye mu bana mu burezi aho ngaho muri ka, nk'abarimu mubifitiye ubushobozi mubikoraho iki? Mbere y'uko tujya kuri icyo kibazo, perabora mwatubwira muri make cyane ibibazo mwaba mwumva byaba bitavuzwe, mwatubwira muhura nkabyo nk'abarimu. Ni ibihe bibazo bituma mudahaguruka ngo mufashe abana banyu? Nkaba numva hari ibibazo bikomeye bikageza ubwo abana 200 bajya mu ishuri rimwe. Harabura iki? Nimutubwire ibibazo bihari ni ibihe abanyarwanda bose bakeneye kumva. Ubwo muri yaranja umwe atubwire icyo yumvise undi atavuze acyongereho, si ngombwa ko icyo umwe yavuze undi agisubiramo, ariko mwese mutubwire murabibona muti. Ijambo ni iryanyu. Murakoze mama Tabitha. Koko tukimara kumva rwose igitekerezo cyanyu twaracyishimye cyane, turabyishimira, ndetse rwose abanyarwanda bose bakwiye no kugushima hamwe n'abo muri kumwe. Ubwo rero twaricaye turaganira ni ikipe tubivugaho, nubwo igihe cyari gitoya kuko ibibazo ni byinshi urebye, ariko tugiye kubabwira ibyo twagiye tubona, ndetse twagerageje kubivuga uko biri, hanyuma turashaka n'umuti wabyo twumva. Ubwo rero hagati aho ngaho buri wese muri twebwe agiye gufata mbega nk'ingingo imwe, undi afata indi ababwira, hanyuma n'abandi rero bumva hari n'ikibangi kongeraho, ubwo bari buze kubabaza, bari buze kugira icyo bavuga, hanyuma namwe mugira icyo butubwira mukurikije konsultation zacu. Murakoze. Ubu tugiye guhera ku wa mbere, aragenda ufata ijambo wese aragenda yongera kubibwira. Murakoze cyane. Murakoze madamu Tabitha. Ni Rugano Vincent muvugana. Yego Rugano. Ngiye kubagezaho ingorane cyangwa imbogamizi abana b'abanyarwanda cyangwa se n'abanyarwanda ababyeyi babo bahura nazo. Hari ikibazo cy'ikomanirizwa ku munyarwanda muri rusange. Niba bivuga gukomanirizwa, hari umuntu watekereza akavuga ati gukomanirizwa bihurehe n'ishuri, ariko iyo habaye gukomanirizwa harimo byinshi, harimo kwimwa ibyangombwa ku mubyeyi cyangwa se kuri famiye y'umunyarwanda, cyangwa se icyo bita ubuhungiro. Kandi abana iyo bagiye mu mashuri bagenda bitwaje bya byangombwa cyangwa se iyo bita refugee attestation kugira ngo umwana yige. Urumva ko iyo utagifite waradindiye, wicaye mu nkambi imyaka 2 nturabona icyangombwa, urumva ko abana bawe batazajya ku ishuri kubera ryakomanirizwa nyine ku mateka yacu. N'umwana rero w'umunyarwanda wabashije kujya mu ishuri nta scholarship abona, cyangwa se twavuga buruse, kubera uko umunyarwanda afatwa hano. Umwana yiga yumva ko yazagira senior 6 cyangwa se senior 4, nubwo yatsindira ku manota ya hejuru atazabona scholarship kubera amateka yacu. Cya kabiri, nta process cyangwa se gukurikirana ibya dosiye ye ku munyarwanda cyangwa resettlement ku banyarwanda, ntago rwose bijya bibaho, kuko murabizi uburyo byagiye bivugwa ku gihugu cyacu cyangwa se abakuru b'igihugu cyacu bagiye bavuga ko nta buhungiro
ibyo byose bituma umunyarwanda uri hano nk'uko natangiye mbivuga nta kubona ibyangombwa, n'uwabibashije kubibona nta kindi yiyunguraho, umwana we nta scholarship, mbega ni ibibazo biri hano mu nkambi ku ruhande rw'abanyarwanda. Ikindi usanga byabayeho nubwo bidaherukaho, ugasanga umubyeyi afite abana biga ariko kuko ari umunyarwanda bya bindi tujya tuvuga umubyeyi arashimuswe, ubwo urumva abana basigaye ntabwo bashobora gukomeza kwiga. Icyo rero nacyo kiba ari ikibazo duhura nacyo cyane hano mu nkambi, birahari. Ikindi ni iterabwoba ku nzego zose zagombye kurengera impunzi z'abanyarwanda. Hari ofisi igenda winjiramo kuvuga ikibazo cyawe, babona ku gipapuro cyawe nyine handitseho umunyarwanda kandi wari ugiye kubaza uririza umwana, ugasanga bisubijwe nta n'icyo uranavuga. Ibyo bibazo uhura nabyo kandi ababyeyi benshi barabifite. Abantu benshi rwose b'ababyeyi hano cyangwa se n'abana barinyegeje, hari aho badashobora gukandagira kubera icyo kintu kimuvugaho ko ari umunyarwanda. Bijya bitubaho cyane mu nzego nyinshi tutavuga hano, aho rwose usanga ufashwe nk'umunyarwanda ugasanga utewe iterabwoba, ugiye kumanuka, turakumanura mu gihugu, turakujyana, bitandukanye n'abandi bo mu yandi mahanga. Iyo babashije gufatwa mu ikosa yihagarara akavuga ati njye naho mwanjyana, njyewe hari amategeko angenga, ariko umunyarwanda aba afitwe rwose kubera iryo terabwoba. Hari icyo navuze ruguru gatoya, hano ku munyarwanda kuri buhungiro twavuze bwa gatatu, aho usanga dutandukaniye n'abandi bwa bufasha abantu bajya bahana barabanye. Urumva ko iyo mufite imiryango 10 yagiye hanze, baragenda bagera hanze bakikoranya bakavuga ati hari abana twasize inyuma, mureke tubafashe. Ariko hano abanyarwanda bashaka kumara imyaka 20 ntawe uragenda, ugasanga rero famiye z'abanyarwanda cyangwa umuryango nyarwanda ugumye hasi, kuko twese turi hamwe, nta wagiye, n'ugiye akagenda ari umwe mu bantu miliyoni, ugasanga ni ibibazo. Urumva rero turacyafite ibibazo, ariko turabashimira ko mutubereye ijwi ku banyarwanda bari hanze. Ntabwo bose ariko bagiye banyuze muri izi nkambi, ariko hari abenshi byanze bikunze biri bubakore ku mutima. Ni ibyo bibazo rwose duhura nabyo, kandi twizeye ko ubwo mwatubereye ijwi tuzagenda dukemura ibibazo biri hano mu nkambi ku bana bacu ndetse natwe muri rusange. Murakoze. Murakoze cyane Rugano Vincent. Ibibazo ni ibintu biteye ubwoba. Ese Vincent, utaragenda numvise uvuga ngo abana barashimutwa, nabyumvise neza? Oya, ntabwo ari abana. Murakoze. Yego. Navuze ku mubyeyi w'abana, akaba yari afite nk'abana bari mu ishuri, mu mbaraga ze abasha kubaha bakiga, yashimutwa. Urumva uko bita bigenda. Abo bana bahita kuriya babashimutsa bakabasubiza i Kigali, ibintu nk'ibyo. Bakabasubiza i Kigali, abandi ntibaboneke. Urumva ko bita bigenda nyine, abo bana bahita bigira mu zindi ngeso cyangwa se mu bundi buzima. Birumvikana. Mukomere. Yego, urakoze cyane Rugano Vincent. N'agahinda, ntabwo nakwirirwa mbisubiramo ibyo avuze. Abanyarwandakazi mwese mwabyumvise, ntabwo nakwirirwa mbisubiramo. Hari undi mugenzi wawe wakunganira akagira icyo yongeraho? Yego, arahari. Murakoze. Yego, alo? Oui, alo? Ni Asiya muvugana. Ngenda ndashaka kuvuga ku ngingo yerekeye uburezi nyine nk'uko aribwo bwatuzinduye. Nkavuga ku byerekeye imiterere y'amashuri hano muri nkambi ya Nakivale nyine aho tubarizwa. Alo? Oui, ndakumva. Komeza. Yego. Yego, inkambi tuyibariye nko mu bunini bwayo tubara nk'aho ifite nk'impunzi nka 200,000. Ziri mu bice bitandukanye. Noneho ugasanga aho usanga
amashuri haseri yubatse iyo nkambi igitangira nta yandi yigeze kongeraho. Niba ari amashuri 5 bubatse nko ku birometero 2, 3 rimwe hagati y'irindi, nta yandi bongeye kuvuga ukongeraho nyine. None ugasanga rero abana amashuri nyine nibwo bwa bucucike nyine twamye tuvuga, abana 200 nyine barirundira mu ishuri rimwe, kuko uko umubare w'impunzi ugenda wiyongera, ariko nta vugururwa rijyanye n'iyo mibare nyine bakora. Noneho ugasanga nyine nibwo bwa bucucike nyine mu ishuri, hakazaho urugendo rurerure, umwana akagenda saa 12 ari bugereyo saa 3 bitewe n'umwana n'ukwihwitura kwe. Umwana wo muri nko mu wa mbere wava nka hano yakora ikilometero akagenda yigendera mu buke, akaba yageraho na saa 3 ishuri ryatangiye saa 1:15. Noneho hejuru y'ayo mashuri make rero arimo aboneka nkambi, atera nyine ubwo bucucike no kutiga no kudakurikirana abana nyine bw'abarimu. Twongere twibutse ko abarimu hano HCR ikoresha ari abarimu b'Abagande, nta mwarimu w'umunyarwanda cyangwa ubundi bwoko bundi wemerewe kuba wakwigisha mu ayo mashuri. Bifatira abarimu b'Abanyankore, nibwo bwoko butuye hano cyane, cyangwa b'Abagande nibo bibashyiramo nyine. Wowe ntabwo wajyayo ngo uhabwe akazi nk'abandi, ntabwo iyo diporome zacu bazemera ku rwego rw'Abagande. Noneho kuba rero kwigishwa n'abanyamahanga nabyo twagiye tubivugaho ingaruka bitera. Umunyamahanga icyapfa nuko yihemberwa umushahara we ukwezi, umwana w'impunzi yaba yamenya atamenya ibyo ntacyo bimubwiye, yaba cyangwa yariye ntacyo bimubwiye, icyapfa nuko nyine aba ari umushahara we. Noneho ku bw'ibyo by'urugendo rurerure, amashuri make n'ubucucike, hakurikiraho rero n'ubushobozi bw'ababyeyi. Bivugwa ko ubundi muri rusange baba bavuga ngo umwana yigiye ubuntu, niko HCR bibara, ariko hari byinshi abana babasaba iyo bagezemo mu ishuri. Kubasaba ngo umwarimu ngo umwana ngo nubona umwana wawe adakurikira cyangwa ari umuswa, ngo ubwo nawe wibwirize ngo umushakire umwarimu wa nimugoroba, ibyo bita coaching cyangwa tuition mu rw'icyongereza. Iyo coaching ntabwo umubyeyi tugiye mu mibare y'amafaranga PAM cyangwa WFP ibarira impunzi mu byo kurya tungwa impunzi hano. Umuhunzi hano yemerewe 20,000 by'Amagande. 20,000 by'Amagande tubishyize nk'amafaranga wenda y'iwacu ni 5,000 ku kwezi, ngo agutunga ukwezi kose. Havemo ibyo kurya, hagemo amakara, havemo amazi, havemo byose by'umuntu akenera mu rugo. Nyine twese turabizi, turi Abanyarwanda. None nurangiza amafaranga uyafate usigarizeho, havemo isukari, havemo isabune, byose. Nurangiza usagureho nawe ujya kujya kurihira umwana coaching, ngo kugira umwana wawe yiyongereho ubumenyi nyine kubw'umwarimu ataboneye mu ishuri, kuko ushaka akajya imbere. Ugasanga rero iyo mibare irahabanye cyane. Nawe ubwawe ibyo 5,000 wabivuga ngo biparitaje ku kwezi, ntiunagera nta n'iminsi 10 byamara. Ugasanga ni ibintu bigoye cyane ko umwana akurikiranwa nyine. Noneho rero nk'umwana ufite n'umubyeyi n'ubundi nawe utarigeze aca mu ishuri, aterera iyo nyine. Abarwana ajya kwirukanka mu byaro, ajya guhingira bene gihugu cyangwa akodesha ako karima, ntabwo wajya kumubwira ibyo kwiyi coaching y'umwana. Iyo agize Imana akabona ibyo arya nabwo ashima Imana. Ntabwo umwana burya n'umubyeyi ujya gushyiraho umuhate ukurikirana umwana cyangwa kumushakira ubwo faranga, nuko nawe abaze importance ya education. Umubyeyi burya utaraciye ngo amenye akamaro k'ishuri, agize Imana n'ibyo bijumba akabibona cyangwa n'iyo myumbati, aravuga ati ahubwo umwana fata inzira ujye kuvoma cyangwa ujya kuragira ihene, cyangwa ujya kuragira ejo tuzibonere aho dukura utundi. Ubwo niho hagiye havuka ku bw'ayo mashuri makeya arimo abarizwa mu nkambi n'ubushobozi, nibwo hagiye haboneka abantu
bakeya nabwo bafite ubushobozi bwo kugenda bashinga udushuri pirive udushuri pirive rero iyo badushinze ni nyine abagiye mu bucuruzi nawe abashaka gucuruza ngo yunguke ntihashyiraho ya minerivare ikakaye nk'ubwo ngewe aho nigisha ishuri nigishaho ry'umupirive bariha 30,000 by'amagande niyo make atashyizemo utundi tuntu agenda abariramo ngo umwana azana aka minerivare fatizo ni imitwaro 3 aribyo bita 30,000 by'amagande tubishyize nko mu manyarwanda ni nk'ibihumbi 9 by'iwacu aba impunzi zibasha kubona ayo mafaranga ziba ari make bakeya agafata abana be akabakura muri ka kajagari kaya hasheseri akabasha kumujyana mu akazi usanga rero higa bakeya noneho abenshi rwose niyo bageze muri za P7 arangije primaire nta bundi bushobozi mu byaba gifite byo kujya kumurihira za segonderi ngo siniya ngo ajye siniya ngo mbarara niho hatwegereye ngo Kampala ubwo bushobozi ntabwo babona abenshi bagarukira kuri iyo primaire nyine y'imyaka 7 akarekera akajya kuragira inka cyangwa akajya kubumba amatafari ni hano mu Kirundi no babyita ngo gupyatura akajya kubumba ayo matafari kugira ngo abone ikimutunga nyine cyangwa akajya kuri icyo cyose nkuragira akabazo gato kuri ibyo 30,000 mbwiye ngo muri utwo dushuri prive ibyo 30,000 ni minerivare baba bagomba gutanga umwana agomba gutanga iyo ni school fees ni school fees okay komeza sorry nguciye mu ijambo ibitabo ukirwariza umwana yaba ari febrile iyo coaching ukirwariza n'utundi tundi bagenda bagutuma amafaranga yo kugura ibizamini systeme ya education ya Uganda ntago bakoresha bya bizamini twe twizemo aho umwarimu yandikaga ari ukompoza ikizamini akacyandika ku kibaho wowe urigisha ukurikije porogaramu ya Uganda noneho habara abakonsilita hari abantu bishyize hamwe bakora consultance mu by'uburezi bagakora ibizamini mwe mukajya kubigura buri mwana tukamusaba 2 byo kujya kugura ikizamini imbarara niho byinshi bicafirwa kuko byandikwa ku makompiyuta noneho ibizamini tukabizana nyine abana bagakora hari n'igihe rero n'abana benshi tugera ku gihe cy'ibizamini abana benshi batari bishyura tukabirukana nyine umwana akaba yanakwiga yize nk'ukwezi kumwe twabakora umukwabo kwirukana nyine akatahira uko nyine akataha akajya kwicara mu rugo n'ibyo bizamini ntabikwiye nuko imiterere y'uburezi hano iteye impunzi zigenda ziyongera umubare ariko HCR niba ari ubushobozi bukeya ntago ifite ubushobozi bwo kumanaginga uwo mubare ngigire urumva nawe nakubwiye n'amafaranga tubarira wari food program tubarira yo gutunga ni nk'amafaranga yageranyije ku munsi y'ufashe ibyo 5 ukabigabanyamo iminsi 30 na amashiringi 700 impunzi barirwa kurya ujyemo petit déjeuner uryemo lunch uryemo na sapa urumva ko nawe mashingi 700 ngo wayaguha ntibikunda rwo ugasanga rero abana benshi ababyeyi nyine barabajyana gushakisha imibereho kubajyana ukabajyana mu byo guhumba amatafari bakabajyana mu gucuruza mu dusoko two hirya no hino wirukankana inyanya ku kabase umubyeyi aba abashije kubona agashoro akarangura utunyanya akikoreza umwana nyine akabasakirwa azenguruka muri quartier acuruza nyine ngo babone imibereho niyo habaho school drop nyinshi biba byanze nyine biba byanze nicyo gituma ababyeyi bakura abana mu mashuri naho ubundi nta mubyeyi buryo utakwishimira ko umwana yakwiga n'utarize aba bifuza ko byibuze n'ishuri ribanza yarindwa abanza yayarangiza ariko bigeraho mikanga umwana akajya kuragira inka akajya kuragira ihene n'uturimo dutandukanye nyine birumvikana ni agahinda urakoze cyane Asia ni ibibazo ntabwo byoroshye
sinzi niba hari undi wagira icyo yongeraho ku byo uvuze hanyuma tugakomeza. Murakoze, muravugana na Bariyanga Felicien. Yego Felicien, karibu. Okay, nanjye mu gahinda mbona, mu bibazo mbona, birababaje cyane kandi biteye agahinda kubona wumva ngo ishuri ryigwamo abana 250, 300, mwarimu arimo arabigisha ndetse aravugira muri bo, ugasanga ni ikibazo. Akavugira mu classe, umwe ari aha undi ari aha, bose badahuje ibitekerezo, ugasanga kubakontorora biragoye. Bityo bigatuma abana batakurikira neza. Niba wenda abanyeshuri mu ishuri bakagombye byibuze minimum namba wenda ari nka abanyeshuri 7, wenda maximum namba akaba ari 30 cyangwa 35. Ugasanga wenda abo bana mwarimu wenda abasha kubakontorora, arabahaza assessment bagakora, akabakosora. Ariko wagera mu bana 250, mwarimu niyo atanze exercise ntabwo ayikurikirana ngo amenye se byagenze bite, ese umwana we niyo ayikoze ntamenya ngo baramukosora, bityo akandika mu makaye ahunika, ugasanga bimugizeho ingaruka no kutamenya uko ahagaze muri skills. Ibyo bikabangamira umwana mu myaka mito y'abagezemo, ndetse bikazanamugiraho ingaruka mu kizamini cya leta agiye kugikora. Noneho ugasanga imibereho nanone mu ishuri, umwana ahura n'imibereho mibi cyane. Hari abana babaho mu buryo bugoye, bafite ababyeyi bagowe n'ubukene n'imibereho mibi, umwana akarara atariye akajya ku ishuri. Ni benshi tujya tubona kandi bahura nabyo. None iyo umubare mu ishuri ari mwinshi, abanyeshuri 250, ntabwo umwarimu yabitaho ngo amenye se buri munyeshuri bwakeye bute, bwiriwe bute, ese ikibazo kiri gutuma atsindwa ni ikihe. Ugasanga umwana arabihomberamo cyane. Icya gatatu, ubukene bw'ababyeyi. Hari igihe umubyeyi agira ubukene bukomeye cyane ndetse n'ibikoresho bikabura ku munyeshuri, ugasanga umwana aritwa ngo arajya ku ishuri, aragura bwa bukayi budafashije, ndetse yakandikamo kashira, ugasanga ko karabuze. Mu mwanya wo kugira ngo agure igitabo kinini azandikamo igihembwe cyose cyangwa se umwaka wose, ugasanga bimuteye ikibazo. Yagera mu bizamini bya leta, ya masomo yahereyeho mu gihembwe cya mbere akayabura, ndetse byaba na byinshi ugasanga abuze aho atandikira n'aho ahera. Ibyo rero bigatuma umwana asigara inyuma mu buryo bw'imyigire, ndetse bikamusubiza inyuma birenze cyane, kumva ngo umwana yatsinze. Noneho rwose ugasanga nanone imyigire y'abana iratandukanye. Ugasanga hari ugera mu rugo akabona ubufasha, akabona ayo matara, akiga, akagira iki, ariko noneho hakabaho n'undi bitewe n'ubuzima abayemo, agera mu rugo akajya gushaka uko ararya n'uko araramuka, bigatuma noneho bimubangamira mu buryo bw'imyigire. Icyo cyari icya mbere. Mfite utuntu tubiri, ako kari akambere karangiye. Aka kabiri noneho, nk'abarezi baba barize nko mu gihugu cy'u Rwanda, bakaza bagasaba nk'imirimo hano mu Uganda, uba usanga bafobywa cyane ko wenda sisiteme ya Uganda batayizi. Ugasanga noneho nta mirimo tubashije kubona igaragara, bityo bikadusubiza inyuma, bikadupfobya. Ndetse n'uvuyeyo yize ugasanga arabangamirwa cyane, arasubizwa inyuma, ugasanga mbese ni ibibazo mbese ku muntu wize hanze, wize mu gihugu cy'u Rwanda aje mu nkambi hano cyangwa aje mu Uganda, ugasanga nta mutekano mbese tugira uhagije usesuye
nicyo ngicyo mvuga gusa wenda nk'icyo njye navuga nko muri ibyo ngibyo nshimira mwe ndabashimira ko mudutekerejeho wenda ko inzozi twari twararose wenda njye narazirose kuko numvaga mfite ishyaka n'umuhate byo kuba nafasha abana muri ubwo buryo bw'imyigire ariko nkabura aho nabihera nkabura ubushobozi nkabura aho narasukira ngo mvuge none ndavuze ndumva nezerewe cyane. Murakoze cyane Felicien. Yego. Hari ibyo wumva ukumva utabona icyo uvuga, ibibazo byinshi birumvikana, mwese mumaze kubivuga, n'igihe kirimo kiratujyana. Ubwo rero ndagira ngo bagenzi bawe basigaye noneho nibatubwire, nkawe uravuze uti nifuza, niba mbyumvise neza, kuba nagira uruhare, reka mbishyire mu magambo yanjye, kuba nagira uruhare rwo kugira icyo wafasha mu burezi bw'abana banyu bacu bari aho ngaho mu nkambi. Ese nka bagenzi babo basigaye wenda bataragira icyo bavuga, ndagira ngo noneho bo dukurikije ibibazo byose mumaze kuvuga, Felicien na bagenzi bawe babanje muhura nabyo, ndumva ibyinshi mubihurijeho, biteye ubwoba kumva ngo ishuri rimwe abana barimo 200-250 ngo harimo umwarimu umwe. Ese aba ari umwarimu umwe mu ishuri ry'abana? Ni umwarimu. Ibyo se bibaho? Nta kuntu bishoboka, ntibishoboka. Ibi bintu biteye ubwoba. Nta kuntu umwarimu umwe yakontorora abana 200, ntabwo bishoboka. Ubwo abiga bariga, ubwo abahanga bafite ubwenge naturel nibo bakomeza, ariko abandi barasigara inyuma. Ushobora n'uwakize muri abo bana ishyano ryose bangana batyo ntabwo aziga, n'uwo muhanga azasubira inyuma kubera ko ntabwo agira umwitayeho, ntagira umukurikirana. N'abana 30 ari 30 mu ishuri usanga ari benshi ku mwarimu. Abana 200 rero ni ibintu umuntu atabona uko avuga. Ikindi numvise mu bintu byavuzwe ni uko amashuri ari make, amashuri HCR yubatse, niba tuvuge mu myaka ingahe ishize hari amashuri 5, niyo n'ubu ngubu agihari. Ntabwo kandi nkurikije uko nabyumvise mugeze kuri miliyoni irenga y'impunzi. Uko muri miliyoni irenga ni nako abana biyongera. Ya mashuri 5 se yari ariho wenda hari impunzi 100, urumva niyo babana bakigira, niyo mpamvu mu ishuri rimwe usanga harimo abana 200 barenga. Ni ibintu biteye ubwoba. None jewe ikibazo nshaka kubabaza, nkurikije uko mwatwipresenteho, mwese muri abarimu bari aho ngaho muri camp, mwakora iki? Ni iki mwumva gikenewe kugira ngo muhaguruke ubwanyu? Erega baca umugani mu Kinyarwanda, nizere ko na bagenzi bawe bose bari kunyumva. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ujya gutera ikirezi uburezi arabwibanza, niba mbivuze nibyo. Nibyo. None icyo gihugu turabashimira, ntabwo mvuze ko Uganda tutayishimira cyane, byonyine kuba yarabakiriye ikabaha aho muba, igihugu cyanyu cyarabirukanye, turabashimira cyane. Ariko rero nkamwe mukwiriye kwishyiriraho akanyu, mugomba gushyira imbaraga hamwe, akaba ari mwebwe muzamura ubwo burezi bw'abana banyu bacu bari aho ngaho. Ese nkamwe musigaye mutaragira icyo muvuga, nimumbwire uko mubibona, umuti ni uwuhe kugira ngo duhe abana bacu uburere busumbyeho? Ntabwo navuga ngo tubahe uburere bwiza burenze cyangwa se mu buryo bwa education, ariko byibura tubigire beta, mbuze Ikinyarwanda cyiza nabivugamo. Nizere ko muri kumva icyo nshaka kubaza. Umuti ni uwuhe? Mwebwe muri aho ngaho kandi mubigiremo uruhare, mukawugiramo uruhare. Mbahaye urubuga abasigaye bataravuga. Yego, murakoze. Amazina ni Rwamahoro Yvonne. Noneho nk'ubufasha bwagoboka abana b'impunzi z'Abanyarwanda muri iyi nkambi turimo, icya mbere baravuga ngo buriya ngo umwana apfira mu iterura.
ku bana bakiri bato hagati y'imyaka 3 n'6 cyangwa abakize materineri hashyizweho centre de formation ibigisha ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'ururimi rw'icyongereza n'igifaransa. Abana bazamuka neza, umwana ntapfire hariya mo hasi mu iterura, akazamuka azi ururimi rw'ikinyarwanda n'urw'icyongereza ndetse n'igifaransa, akazamuka neza. Ikindi hagati ku bana bafite imyaka 7 kugeza kuri 13 aricyo cyiciro cy'abana bakize primary, hano muri iyi nkambi hashyizweho centre de formation ibigisha ururimi rw'ikinyarwanda ndetse bo bakongeraho kurwandika, urwo rurimi rw'ikinyarwanda bakiga kurwandika ndetse no kurusoma no kukivuga neza. Bakaba bazi kwandika ururimi kavukire rwabo rw'ikinyarwanda, kukivuga ndetse no kugisoma neza. Kandi aho ngaho ari abana batangiye kwisumburaho ku myaka yigiye hejuru, hakongerwaho coaching ku masomo yandi baba babonye bavanye mu ishuri, tukongeraho coaching igendanye na gahunda ya Uganda, kandi bakanigishwa na kirazira, ubworoherane, ubumwe ndetse n'ubwiyunge. Ikindi cya gatatu, hari n'abandi bana bari hagati y'imyaka 15 gukomeza ukazamura, aba biga cycle inférieure na cycle supérieure. Nabo usanga ari ikibazo gikomeye cyane, bariga mu mashuri ariko ntabwo bitabwaho nk'uko bikwiye. Ntabwo abo bana nkatwe nk'abarezi b'Abanyarwanda tubafashije mu rurimi rw'ikinyarwanda, benshi usanga batanabyibuka neza, batazi izo ndangagaciro, batazi izo kirazira z'umunyarwanda n'umunyarwandakazi, ntabyo bazi neza. Tukabibafashamo noneho n'aya masomo baba bavanye mu mashuri ijyanye na porogaramu ya Uganda, naho tukabakocingaho cyangwa tukabaha ubufasha n'iyo mate, tukabakocingaho bakagenda bagatsinda neza mu ishuri. Murakoze. Twumva nabyo byaba ibisubizo, bimwe mu bisubizo byafasha abana b'impunzi b'Abanyarwanda bari muri Nakivale. Murakoze cyane Yvonne. Banyarwanda, Abanyarwandakazi, murabyumvise ibibazo abana bahura nabyo ndetse n'abarimu. Sinzi niba hari undi usigaye Yvonne nyuma yawe. Yego, nanjye ndacyahari. Yego, harya urinde wowe? Iradukunda Rusi. Rusi. None Rusi, ko twakomeje kumva ibibazo n'iki, wowe uratekereza iki? Hakorwa iki kugira ngo abo bana bashobore kugira uburere burenzeho, babone education mu buryo bwa education? Urumva hakorwa iki? Umuti, turimo turashaka umuti noneho. Abantu badukurikiye bifuza kugira icyo bakora. Ese bakora iki kugira ngo ubwo burere bw'abana, ibyo bibazo byose abana bari guhura nabyo bigabanuke? Navuga ngo bishire, bigabanuke. Ijambo ni ryawe Rusi. Urakoze cyane. Yego, murakoze. Njyewe buriya uko mbyumva, numva nkatwe nk'Abanyarwanda twashyiraho nk'ikigo cyangwa se ikigega ngoboka, ku buryo twakishyira hamwe tugateranya nk'inkunga twese dufatanije hamwe, ku buryo umwana yagira ikibazo ku ishuri tukamufasha. Abana bajya bagira ibibazo byinshi ku mashuri, ugasanga nk'umwana ararwaye, muri uko kurwara kwe urumva umwana azakenera ibizamwubaka umubiri kugira ngo asubire ku ishuri. Tukaba twashyira hamwe nyine, umwana yarwara tukamugeraho, tukamufasha, tukamuha ibyo kurya, nuko tugakomeza kumufasha muri ubwo buryo. Tukaba twanashyiraho rega n'ahantu ho guhurira abana bakiga n'umuco wabo nyarwanda, bakiga n'umuco wabo nyine. Urabona abana ntibakimenya n'imbyino gakondo. None se ko mwese muri abarimu, mwumva habura iki kugira ngo mwebwe barimu mubishyire mu bikorwa? Harabura iki? Twebwe ubu ikintu kibura hano, umunyarwanda aba yumva afite ipfunwe ryo kwitwa nawe umunyarwanda, ari nacyo twifuza ko
twashyigikirana tukamenya kuko turi abanyarwanda ntitwiyita abakongomani. Usanga bamwe bariyise abakongomani ugasanga bafashe imico y'abakongomani. Ibyo rero twe nibyo twifuza kuba twarwanya tukaba abanyarwanda ba nyabo. Ibindi by'andi mahanga nyine ugasanga n'abana bagiye bafata imico y'abakongomani kubera ko babo bagiye babwira ati muri abakongomani kubera gutinya kwitwa umunyarwanda. Tukaba rero twifuza ko nyine twashyira ahantu h'ihuriro tuzajya duhurira tukigisha abo bana bacu umuco nyarwanda bagakora bazi ko ari abanyarwanda, kuko urabona nk'iyi nkambi irangiye ntabwo twajya muri Kongo, twajya mu Rwanda. Kandi niba wajya mu Rwanda ufite umuco w'abakongomani ngo uzamenye ibyo mu Rwanda. Twifuza rero ko abana bakiga umuco nyarwanda. Ni ibyo. Murakoze cyane Rusi. Yego namwe. Uravuga uti twakwifuza kugira ikigega ngoboka, niko wakise? Ikigega ngoboka, ahantu ho guhurira nk'amwe ababyeyi mukiga ku bibazo by'abana banyu, kandi abanyarwanda nizere ko bari kutwumva bazanadukurikira. Abanyarwanda bari mu nkambi, kuki mugira ipfunwe ryo kwitwa abanyarwanda? Hari babanga yuko babashimuta bya bindi twavuze hariya haruguru. Ariko rero niba yiyise umukongomani, umwana agakura yumva ari umukongomani, umugani wawe azagenda afata umuco w'abo bakongomani, usange za ndangagaciro z'abanyarwanda umwana ntabwo azizi, ntakuze yiyumvamo ko ari umunyarwanda. Icyo nacyo ni ikindi kibazo. Urakoze cyane Rusi. Ubwo niba hari undi usigaye nawe yaza akatubwira. Reka mbanze mureke yinjire. Murakoze. Amazina ni Irumva Serge. Yego. Nanjye igisubizo mbona kuri ibyo bibazo bagiye tuvugaho twese twaganire tukareba, igisubizo mbona gishoboka no kwabaho wenda nka kayankorojoma wafasha abana bari hano mu nkambi, wenda tukabafasha coaching, ariko nanone tukongera tukareba tugasanga biragoranye kuko iyi nkambi ni nini cyane, abana bagiye batatanye. Ubwo rero twakirira nka support cyangwa se nanone kongera kureba ahantu twabahuriza, nacyo ugasanga ni ikibazo. Mbega twebwe ku bushobozi bwacu ugasanga ntabwo twabona ukuntu tubigenza, ugasanga dukeneye indi support wenda yaturuka ahandi hantu kugira ngo abana babashe kuba neza. Support muvuga se ni support y'amafaranga, ni support ni support bwoko kimwumva mwakenera? Kuko nka turi hanze nta muntu uzaza aho ngaho ngo abafashe. Nimwe mugomba kwiyoruganiza mugashaka ibibazo by'ibyo byose twavuze haruguru. Ese support mwakenera kugira ngo mwiyoruganize hajyeho ibyo byose mumaze kuvuga, ikigega ngoboka n'ibindi byose bagenzi bacu bavuze, kumenya kwankadara abo bana, ndetse mugashyiraho n'akanyu ko kubigisha. Ese ko muri abarimu muri benshi muri kuki mutishyira hamwe ngo n'abana banyu aba ari mwe mubigisha? Nigeze kumva hari umuvandimwe wavuze ati nta nubwo batwangaje nk'abarimu, bashyiramo abarimu babo b'abagande, abanyankore, ibintu nk'ibyo. None nk'amwe banyarwanda, ndashaka kumenya iyo support mukeneye yo kugira ngo mushyire izo mbaraga zanyu, ubwo bwenge mwize Imana yabahaye n'ubwo mwakuye mu mashuri, noneho mubushyire mu bana banyu abacu. Iyo support mukeneye ni iyihe? Iyo support dukeneye icyambere ni ubuvugizi wenda bukajyana n'amafaranga, kuko urumva nimba tuzakenera ahantu tuzahuriza abana kugira ngo wenda tubahe nk'iyo coaching, nk'urugero nko muri weekend nibwo wenda bajya baboneka neza, urumva nta mafaranga ari buzemo. Kugira ngo tubone aho hantu wenda twabahuriza tukavata abana tugiye kubitaho, tubahereze cyangwa se tubafashe cyane nk'aba bagiye gukora nk'ibizami bisoza icyiciro barimo, urugero nka P7 ndetse na P4. Urumva bo baba bakeneye indi support yo kuba coaching irenze kuzo mwarimu irenze kuzo abahereza muri karasi. Ubwo rero ugasanga ubushobozi bwo turi kubura ubushobozi bwo kubura ahantu twabahuriza, none ugasanga abandi bagiye batatanye bari kure cyane, ugasanga na transport nawe wenda yazamo. Nimba uri umwarimu ntabwo wava ngo ugiye
kubahuriza ahantu hamwe kuko iyi nkambi ni nini cyane. Birasaba nk'uduce twinshi wagenda uvuga ati urugero abana bahanga bazajya bahurira aha n'aha no muri utu duce bazajya bahurira aha n'aha, ugasanga nabyo biri kugenda bikenera inkunga y'amafaranga. murakoze cyane Serge, ndakeka kuri n'uwanyuma kuri lisite niba ntibeshye. Yego nibyo, ntabwo wibeshye. Ntabwo nibeshye. Sinzi niba muri bagenzi bawe bose bari aho mbere ko turangiza n'amasaha aratujyanye, niba hari icyo umuntu wese yakumva yakongeraho mbere ko turangiza, ijambo ni iryanyu. Niba ntawe ubwo twakomeza. Bahaye umuntu umwe. Hello. Oui, Abuba, urakoze nawe nagiye kukuvuga ngo ngushimire. Abubakar, abantu batwumva, uyu muvandimwe niwe twakoranye ikiganiro ubushize, niba mumwibuka abanyarwandakazi mutwumva, ndagira ngo Abubakar ngushimire cyane effort, imbaraga ushyira muri ibi bintu byo kubwira abanyarwanda ubuzima mubayeho aho mu nkambi, abana bacu ibibazo bahura nabyo, ni wowe wabashyize hamwe urabyorganiza, ndagira ngo mbigushimire. Hanyuma nguhe n'ijambo niba hari icyo wari ugiye kuvuga mbere ko turangiza. Ijambo ni iryawe Abubakar. Murakoze cyane madamu. Abanyarwanda bakunda kutavuga ngo bamareyo bakagenda baca hirya no hino. Ntabwo ikiganiro wagiranye n'abarimu nagiye ngikurikirana ibice, ariko ikibazo nyamukuru abana kuboruganiza nibyo koko, ariko se b'abarimu niba bakora ubuyede bimwe byo gufasha abafundi, niba bajya gusaka mu banyankore bazarya iki? Sinzi niba bakivuzeho, wenda bagitinye kubera ko ari abarimu, ariko ngiye ntabwo nize ubwarimu, ariko ndakeka ko bagitinye. Bigaragara ko ikibazo cy'abarimu bagomba kwitanga, ariko se bazitanga noneho barye batebu, kandi bagomba kujya mu cyaro, bagomba no kujya gufasha abafundi kugira ngo bubake inzu babone uko babaho. Icyo niba bakivuzeho izoke. Abanyeshuri nabo byakagombye kominote nyarwanda ahantu bahurira, uranyumva neza? Ndakumva cyane. Bakagombye kugira ahantu bahurira karase yabo, bakabigisha umugani, bakabigisha guca imigani, bakabigisha ibisakuzo, bakabigisha ikinyarwanda uko bacyandika. Bariya abana mwavuganye ubabwiye ngo nimwandike impyisi ntibamenya kuyandika. Hari n'abakuru batabizi. Numvise nawe utazi imigani. Ngaho se. Nibyo rero ugasanga umuco waratakaye. Twatangirira kuri base wenda y'ishuri rimwe, kabone niyo baba ari benshi, ariko kubera ko babigisha umuco umwe, bigishwa ururimi rumwe, ibyo bindi by'ibyongereza bakabyiga muri ayo mashuri yandasanzwe, ariko tugahera kuri umuco nyarwanda. Ibyo babivuze rwose, urakoze kubishimangira. Okay. Nicyo nagira ngo nongereho. Murakoze cyane. Murakoze cyane Abubakar, n'iyo timu yawe, ni ukuri ntabwo nabona uko ngushimira cyangwa mbashimira mwese. Dufite abanyabwenge, abanyarwanda burya ni abanyabwenge, icyo kintu bakituziho. Iyo twashyize ubwenge mu kintu turagikora. Iyo numva nabivuga mu cyongereza, iyo wafunguye umutwe ugashyira ubwenge bwawe ku kintu ukavuga uti ndashaka kugikora, ndabizi neza abanyarwanda hafi ya twese nuko duteye, uragikora kandi tukabikora neza. Rero ndongera gushyira imbaraga muri abo barimu bacu, abo barimu bari muri iyo kamp, ngo bahaguruke bashyire imbaraga muri edukasiyo y'abana bari aho mu mpunzi, muri iyo kamp y'impunzi. Uravuze uti
abanyarwanda tugira umuco wo guca ku mpande nibyo, ariko ibyo bintu rwose twabiretse banyarwanda banyarwandakazi, utu tuntu two guca munsi y'utundi, uvugishije ukuri icyo uri cyose, icyo ukora cyose byigutera isoni, byigutera isoni. Burya iyo uvugishije ukuri ni naho abantu bamenya bakabona aho bahera bamenya ubufasha baguha. Rero Abubakar bivuze neza uti nibareka ibyo bakora byo ku ikiyede ngo niko mubyita, uti bazarya iki? Nibyo bazarya iki? Ariko rero hari icyo bita sacrifice, tugomba kureba uburyo twakwisakirifiya kugira ngo dushobore gufasha abana bacu. Abo bana bahura n'ibyo bibazo mwavuze byose ntasubiramo, umuntu wese yaje avuga ibibazo kandi bitandukanye kandi byinshi cyane. Njyewe nkavuga nti mwebwe nimwishyire hamwe, ndabwira abarimu mwebwe, hari n'abandi amushuwa, ntabwo ari mwese mwaje, nimwishyire hamwe murebe icyo mwakora. Ese nkamwe b'abarimu mwakora iki kugira ngo mushyire imbaraga zanyu mu gufasha abo bana? Nta handi imbaraga zizafasha abo bana zitabavuyemo mwebwe ubwanyu mufatanyije n'ababyeyi babo. Ababyeyi, hari ababyeyi yenda wa mugani batize, ni mubedike nabo, mubabwire muti dore agaciro, dore aho ugomba gushyira imbaraga, ukwiga k'umwana, ubumenyi bw'umwana nibo Rwanda rw'ejo bakeneye kumenya. Mubyeyi, haguruka ushyiremo imbaraga zawe. Ibyo nk'abo babyeyi batabyumva, nimwe mukwiriye kubedika, nabo ni mubedike. Rero aho tugiye kugera ngaha, akaba ari nayo mpamvu nifuje kuzana iyi proje kuri radiyo kugira ngo abanyarwanda batwumva, banyarwanda banyarwandakazi, aho muri hose mwumve ibi bibazo, mubabajwe n'ibi bibazo aba bana bari mu nkambi bahura nabyo. Ababyeyi bose mwabyumvise simbisubiramo, nimuhaguruke. Wowe wakora iki? Wowe uri kutwumva, wowe wumvise aba bana, mwabumvise abana ubwabo bivugira ibibazo bahura nabyo. Ati umwana araza agasinzira mu ishuri, ati maze bakamwirukana. Ndabivuga nkumva amarira araje. Bakamwirukana kubera ubukene, kubera umwana yaburaye arayura, ariko umwarimu nkawe yakagize impuhwe akamwirukana. Icyo ni kimwe mvuze muri byinshi abana bavuze. Wowe niba utumvise n'ibi abarimu bavuze, umva, subira inyuma, wumva ibyo abana ubwabo bivugiye. Umwana ni innocent mu bintu byose, ikintu cyose kimuri ku mutima arakivuga uko kiri. Banyarwanda, ndabahamagarira ngo nimuhaguruke, mutange support ishoboka yose, mutange support muri iyi kayi impunzi. Ntabwo ari iyi gusa, nabivuze kare, tuzagera no mu zindi. Ibibazo birasa, bijya kuba bimwe. Rero bavandimwe, ndagira ngo mbashimire cyane mwebwe mwitabiriye iki kiganiro. Tuzongera tunaze tubabaze, ese mubigeze he? Iyo ni devoir mbahaye mwebwe barimu. Abana bagiye gutangira amashuri ejo bundi ku itariki 15 umwana yabimbwiye. Murabikoraho iki? Murabafasha iki? Banyarwanda banyarwandakazi, nimuhaguruke. Rero Abubakar, tuzongera tuvugane kuri iki kibazo. Umuntu wese uzashaka gutanga inkunga yo gufasha aba barimu, iby'abana twabivuze, nababwiye inkunga aho izajya. Nzabaha kontakte zuriya mubyeyi twavuganye mbere, Sara. Kuri iyi pariti ya kabiri rero, mu bufasha tugomba guha abarimu kugira ngo batange ubufasha bwo guha abana. Abubakar, ni wowe nzatanga kontakte zawe. Ndakwizeye, ndabizi hanze hari abantu baba bavuga bati ese ubwo twabizera dute? Hari ibibazo, abantu bari hariya, iyo utanze amafaranga bayakoresha mu byabo uko babyumva. Ariko ndagira ngo mbabwire, mbizeze ko uyu muvandimwe Abubakar ndamwizeye, ni umuntu wo kwizerwa. Umubyeyi Sara ni umuntu wo kwizerwa. Bazaza icyo imfasha yose muzabaha, imfashanyo yose muzabaha, bazaza batange raporo y'ukuntu yakoreshejwe. Hanyuma ntihazagira uwumva ati amafaranga yanjye natanze ntacyo yakoze. Ubwo rero Abubakar, ndagira ngo mubwire ko uzancaho wese
ni wowe nzacaho nguhe inkunga iyo ari yo yose umuntu wese azatanga. Ndashimira abantu bamaze gutanga izo promesse iyo uko kumva yuko bakozwe ku mutima n'iyo projet turimo, bakavuga bati jyewe nzabafasha. Barahari, navuze umwe Gasana, ndagira ngo nongere mushimire. Hari n'abandi, hari abohereje za message kuri YouTube. Mwese ndabasaba kugira ngo muzankontakte kuri iyi nimero 2262465890. noneho mbakonekite n'uyu muvandimwe Abubakar. Urakoze cyane. urakoze cyane n'abo bavandimwe bose bari kumwe. Ubwo rero tujya ku musozo w'ikiganiro, ndagira ngo namwe mugiye gutanga iyi imfashanyo yo guha abavandimwe, ndagira ngo mbashimire. N'abagize bamaze gukora commitment, ndagira ngo mbashimire. Nimuhaguruke dushyire imbaraga hamwe nk'abanyarwanda, dufashanye. Icyo ntashoboye wowe uragishoboye, icyo uriya adashoboye undi aragishoboye. Nicyo kizatuzamura twese, tuzamukire hamwe, umuhutu, umututsi, umutwa. Harageze ko dushyira ku ruhande ibi bintu by'amoko byadutandukanije iyi myaka yose. Banyarwandakazi, uyu ni umwanya wo kugira ngo twese dushyire hamwe kandi tuzamukire hamwe. Nitureke aya matiku, nitureke izi nzangano, nitureke aya mashyari yo kumva ngo yewe niba nzamutse uriya nakomeze abe hasi. No, niba uzamutse zamura mugenzi wawe. Niba wamenye ikintu kibwiye mugenzi wawe, ikintu cyiza kikuzamura, cyakuzamuye, kibwire na mugenzi wawe nawe azamuke nkawe. Nimureke tuzamukire hamwe. Rero ndanabahamagarira urunana. Twashinze urunana rw'abanyarwanda ruharanira impinduka. Izo mpinduka, ibyo bibazo byose nibyo dushaka guhindura. Iyo myumvire y'abanyarwanda twumva ngo uriya niba azamutse uriya nagume hasi. Oya, turashaka guhindura iyo myumvire twese hamwe nk'abanyarwanda, tutareba amoko, tutareba uturere, tutareba ibinini. Tuzamukire hamwe. Urunana rurifuza kubahamagara mwese ngo muze dushyire imbaraga hamwe. Mugire umugoroba mwiza. Murakoze cyane. urakoze cyane. Kanguka munyarwanda uri munini, kanguka utabara u Rwanda, kanguka wigoboto ingwe kanguka wihera igitinyiro, kanguka urunana rwaje ruje, urunana
kanguka kanguka